Ndabasuhuje cyane inshuti z'Abaho TV aho muherereye hose impande zose z'isi ndabaramukije cyane mbabaza ngo muraho neza muri amahoro twebwe hano turi amahoro Uwiteka akomeje kuturinda turashima Imana cyane uyu munsi ntabwo ni jenyine ndi kumwe n'undi muntu hano ndamwakira basuhuze ni karibu cyane mu kiganiro umeze ute amakuru njega ko ndabariza abadukurikiye ngenda yazi ndabizi ukomeze ntangajwe ngiye kumbaza ukomeza wajya kumva amakuru y'iminsi amakuru y'iminsi meze neza cyane kurusha ejo hashize nishimiye kubana namwe ndetse nawe muri iki kiganiro gahandi tuba turi kumwe turabakunda cyane inshuti z'Abaho TV tubahaye ikaze muri iki kiganiro tunabashimira cyane mwebwe mudukunda mwe mudukurikira mwe mudusapotinga ndetse n'abapyonze kuri karakabuto turabashimiye byimazeyo yine support nimwe baterankunga dufite nutarabikora rwose bitagize icyo bigutwaye wokandaho ukaba part y'ibyo dukora ukaba supporta akahe kabuto a subscription button yego yes naho ibindi ikaze ndaryakiriye urakoze cyane kuryakira uyu munsi nakwakiriye hari ikiganiro cy'ubushize twakoranye nakwakiriye nguze uganirire nk'amasayi uyu munsi rero nakwakiriye nk'umwarimu wa Bibiliya mwaduteguza mwohereza n'itike itike se usijari sawa nakwakiriye nk'umwarimu wa Bibiliya hari ibibazo byinshi njyewe ngenda ngira ku giti cyanjye nkabikubaza nubwo wenda rimwe na rimwe utanabitahura ngo umenye ngo ndi kubikubariza iki cyangwa iki hari ibibazo njyewe byinshi ngira nkakubaza ukansobanurira noneho uyu munsi rero naje kubariza rusange abantu muri rusange ibibazo twibaza ndahera kuri divorce divorce irayibaza ko ntarayikora sorry nturayikora ariko urayumva warasomye uzi icyo Bibiliya ivugaho nicyo nshaka kutuganiriraho uyu munsi Bibiliya ntakivugaho kitari ukuyanga gusa Imana yanga urunuka irayanga yanga divorce yisonye mu gitabo ca Maraki uriko turayivuga ubwo byanditse gute ubundi Maraki byanditse Maraki okay niba ari Maraki ya birimo biri clearly stated ko Imana yanga divorce ya na Yesu abisubiyemo inshuro nyinshi nico biri bivugaho Bibiliya ntiyemera divorce impamvu ari ikimpereyeho mu bibazo nzagenda nkubaza muri iyi minsi ibintu birakomeye gutandukana byabaye nko kunywa amazi abantu ko barashakana uyu munsi ukaja kumva ngo abatinze n'umwaka ese hariya tumaze ingahe ariko twe ntabihari sivyo ibintu birakomeye ibintu birakomeye ni nako bimeze ariko nicyo navuga no kuvuga iterambere iyo rije akenshi rizanana n'ibi bintu ukuvuga ngo ikimenyetso ca mbere yego cy'iterambere nuko umwuka w'usambanyo uhabwa intebe cyane ugiye no muri Bibiliya ahantu hose cyerekanaga ko abantu bagize umurengwe bakize nyine bameze neza birohaga bijandikaga mu cyaha c'ubusambanyi cyane cyane ugiye gusoma Sodoma na Gomora ugiye gusoma n'ibindi byinshi izindi ngero nyinshi dufite so icyo ni ikimenyetso cy'iterambere ukavuga ngo bihuriye rero na divorce so muri iki gihe kubera nyine iterambere niki abantu bari kujya mu rushako abenshi mu bakora ama divorce ntabwo ndi kuvuga bose abenshi nyinshi muri divorce turi kubona ni abantu baje mu rushako badafite inyota cyangwa badafite ubushake bwo kubaka ahubwo hari ibindi bari bakurikiye
yego abakitwikira urushako. yego So ibyo rero byongera uwo mwuka wa divorce. Hakaza rero nica ubusambanyi, ugasanga kubera nyine iterambere n'iki kuko iterambere ripromotinga umubiri, umubiri nice look n'ibiki byose, none ibyo rero nabyo bigakurura amarangamutima, noneho ku munyantege nke rero kugwa biba byoroshe kuko afite ibintu byinshi bimukurura. So noneho rero hari abantu bagera mu rushako kubera ko bakiri abasore bakiri abakobwa, hari ubuzima bari barimo, hari ibintu byinshi batestinze, hari ahantu henshi banyuze, yagera mu rushako kugumana umugabo umwe cyangwa umugore umwe bikabagora. Ugasanga baracakururwa na bya bindi na babandi bandi bo hanze. Nukuvuga wa mwuka ugiye kureba divorce ahanini nyinshi ziri kuba zishingiye ku cyaha cy'ubusambanyi cyo gucana inyuma kurusha izindi mpamvu z'ibibazo n'amakimbirane. Nayo arahari, nabyo birahari, ariko percentage nyinshi ya cases turi kumva ni ico ngico. So rero nkavuga rero ni iterambere nibyo rizana. None se ko nzi ko no mu byaro naho ko ibyo bibazo bibamo, ko abagore n'abagabo badasiba ku imvururu kubera habayeho gucana inyuma, uwo basangiye mu kabare bigenze gute ajanye nawe, kandi mu cyaro nta terambere, ni ukuva guhinga yigendera mu kabare. Buriya ni ukubera iki no mu cyaro bihari kandi nta terambere? Si cyane ugiye kureba ikigereranyo, mu cyaro ntihaba amakimbirane ariko ntihaba amadivorce. Sinavuze ngo icyo turi kuvuga ni divorce, ibibazo byose bihoraho, ariko turi kuvuga ni ukuvuga nko mu mujyi akantu karakoma, gukoma gusa, noneho byagera ku bagore n'ibindi bindi ngo kera ngo dusenye, umuntu agahita yifata ngo arumva ngo I can't take it anymore. Ukumva nyine ngo depression, hari ibintu ngo bya depression ngo byaje, hari ibingo nyine ngo akeneye ngo kwitekerezaho ngo I want to be alone. Ninde mugore mu cyaro uzabwira umugabo ngo I want to be alone, ngo give me ngo mpa space? Hari umugore wo mu cyaro wabivuga? Wapi. So ibyo nyine bizana n'iterambere, noneho abantu haduka ikintu cyo kwikunda, kwikunda no kwirebaho cyane, no kugira mbese ugasanga umupatina ashaka ko n'umupatina yuzuza ibyo gusa ashaka. Ibyo rero bizana ikibazo. So naho divorce muri rusange Bibiliya ntibyemera. Isomye ubutumwa bwiza bwa Matayo, Yesu yabivuze ubugira kabiri mu gice cya 5 no mu gice cya 19, nibeshye ni ateye ni cya 10 na kangahe, aho yavugaga umugambi w'Imana, original plan. Imana ntigeze yemera divorce, yaremye umugabo umwe n'umugore umwe. Iravuga ngo ico Imana yifatanyirije ntihagire umuntu ugira gute ugitandukanye. Niyo ngiro ca niyo migirire y'Imana, ni nako Imana ibona urushako, kuko buriya urugo ni ishusho y'ijuru. Nuko ngo ubu n'ubusabane cyangwa ubumwe buri hagati y'umugore n'umugabo bushushanya ubumwe buri hagati y'itorero na Kristo. Iyo dusanye mu Befeso ibyo bintu bizombi bibiri biragereranywa. So umuryango rero, umuryango mwiza werekana ishusho y'ijuru. Nuvuga ngo umugore abahagarariye itorero, umugabo ahagarariye Kristo. Mu Befeso ibice 5 muze kuhasoma murasanga neza Paulo abigereranya. Ahabwira abagabo gukunda abagore babo nk'uko Kristo yakunze itorero ry'akana ripfira, akabwira abagore kugandukira abagabo babo nk'uko bagandukira nde Kristo. Uri kumva? Yego. Nukuvuga ngo umugabo wawe ameze nka Kristo kuri wowe.
icyo mbonye nuko turamutse tubifashe ibyo bintu bibiri tukabaho mu buzima bwo kubigereranya gutyo bizadufasha kubaka. ni nacyo Bibiliya ivuga. kubera ko niba numva ko hari filime twakinaga yitwaga ngo ni Zubaka Bihanganye, twakiraga ibibazo byinshi batubaza ngo ese ngo kubera iki ngomba kwihangana ngo kugira ngo nubake. ukumva ni ikibazo kitoroshye umuntu kuko abaca muri byinshi kugira ngo rero umwumvishe uburyo agomba kwihangana kugira ngo yubake. ni ibintu bitoroshye, ni ibintu bitoroshye ariko bishoboka. yego ibintu iyo bitoroshye ntiba bivuze ngo ntibishoboka. Satani nawe arwanya umuryango cyane, akora ibishoboka ngo ateze imvururu n'ibinamukundira atandukanye abantu. yego kubera ko umuryango wubaha Imana, ukorera Imana, werekana upainting iyo shusho y'ijuru, yego ni threat kuri Satani. ya kuko n'abana bawuvukiyemo baba bagiye kuba imbuto yego nziza. so arwanya marriage ngira ngo kurusha hafi ibintu byose. yego agerageza uburyo atezamo imvururu. noneho rero iterambere ryatije umurindi ibyo bintu, kuko ubwo nituvuga iterambere harazamo science technology. yego science hazemo technology, hazemo nyine ubumenyi muri rusange. ibyo twita kujijuka. nyamara Bibiliya bimwe byinshi muri tubona ko ari ubujiji. yego kuko abantu benshi bari kujijuka batana. gutana no bava mu murongo w'Imana. ubujijuke buri gukura bamwe mu nzira yo gukurikira Imana, kubera ko bamaze ngo bumva bize, bafite ubwenge bwo kurizoninga reasons n'ibiki ugatangira gupromotinga self love, kwikunda. ngati wikunda ubwawe, nutikunda ntawe uzagukunda, nutagira gute. usanga hari campaign nyinshi ziri kubwira abagore ngo bahaguruke barwane, things like that. guhaguruka tukarwana buriya hari icyo bitwaye. biragitwaye kuko byakuye abagore benshi muri position bakwiriye kuba barimo. sibyo? Imana irema yaremye Adamu, niko Bibiliya itubwira. yego yabanje kurema ibintu byose. irema inyamaswa, ikigore n'ikigabo. ngo igere ku munsi wa gatandatu irema umuntu ariwe Adamu. yego Adamu ahabwa inshingano. yahawe inshingano mbere y'uko ahabwa Eva. ahabwa imirimo yo gukora. yego byabanje kwita amazina inyamaswa, hazamo abamubwira ko agomba gukorera ubusitani bwa Edeni. nyuma ngo Imana ibona ko atari byiza ko umugabo aba wenyine. Bibiliya ivuga ngo imuremera umufasha umukwiriye. yego bikumva umufasha ugize gute? umukwiriye. utinde ku ijambo umufasha. ni ukuvuga ngo umufasha. Adamu afite akazi ko gukora ariko akeneye umufasha. ntakeneye umuntu uri buzane indi vision. akeneye uza gusapotinga vision already afite. ni ukuvuga ngo ntabwo ari equal partners muri sense ya responsibility. yego ariko muri sense yo kuremwa turangana twese imbere y'Imana. umugore n'umugabo twese dufite ishusho y'Imana. okay turi kubyumva. yego nubwo umugore we afite n'ishusho y'umugabo ko yaremwa akuye mu mugabo. anyway icyo reka tureke kukijaho, abatwaza kukidebatingaho cyane. ariko twese turemwe mu ishusho y'Imana, turangana imbere y'Imana. ariko iyo bigeze ku nshingano ntizisa, ahubwo ziruzuzanya. iyo tuvuze ngo umugore ni umufasha, ntituba tumugize mutoya ku mugabo. ntiba bivuze ngo umugabo niwe w'ingenzi kurusha umugore. kubera ko atari byiza kwaba wenyine. iyo aba yihagije umugabo ntibari kuzana umugore. yego ariko Imana ntabwo intention y'Imana ko ari ukuvuga ngo ireme abantu babiri bafate responsibility bose singana. ni ukuvuga ngo umwe yaje gushigikira uwahawe vision, wahawe mission, wahawe akazi. ni nayo mpamvu iyo usomye mu kugwa
Bibiliya itubwira ko Eva yabanje kurya. yego Niki cabaye akimara kurya? yashiriye n'umugabo we. Ataramushyira niki cyabaye? Niki cabaye Eh. amaze kurya Mm. ndabizi Nta cabaye, nta kintu cabaye. Nukuvuga Imana yari yarababwiye, yari yarabahaye ibiti byose bagomba kuryaho. Mbese bigomba kubatunga. Ibabuza igiti kimwe. Arico igiti kimenyesha ikibi n'iciza. Ni igiti c'ubumenyi. yego Sibyo? So Satan ngo bamare Adam amare guhabwa Eva. Satan anyura muri Eva. yego Aramushukashuka. Byari byoroshe rero gushuka Eva kuko se wakiriye itegeko. okay Eva yakiriye itegeko riciye mu mugabo we. yego ntago ari we warihawe direct. Ryahawe umugabo. yego Uri kumva? So Eva se we waryakiriye wa mbere. Iwe ryamugezeho riciye mu mugabo. yego Turi kujana. So byari byoroshe rero kumushuka. Kugira ngo bakora icyaha. Noneho rero umugore nawe amaze guhendwa no gutsindwa na Satani, amaze kurya ku rubuto nta kintu cabaye. Uzi impamvu? Siwe wakiriye itegeko. Sibyo? yego Siwe wategetswe kutarya. yego Ninde wari responsible? n'umugabo N'umugabo. So Bibiliya itubwira ngo Adam amaze kurya, bombi bibona bambaye iki? Ubusa. Adam ari uko amaze kurya. Ari uko amaze kurya. Kubera ko niwe ufite inshingano zo kurinda umuryango, yego zo kurinda urugo, zo kurinda umugore. Niyo uzasanga no mu ikanisa iyo ikintu kibaye usanga cyitirirwa nde? Pasiteri. Naho mu rugo cyitirirwa umugabo. Kuko nyine niwe mutwe. yego Bikumva? So tugaruke kuri Adamu na Eva. Bimaze kugenda gutyo nibwo kugwa kwabaye. Ntikwabaye Eva kirya, kwabaye Adamu amaze kurya. yego Wumve nyine ukuntu Imana ibijera. Umugabo niwe uri responsible, niwe ufite inshingano. yego noneho rero iterambere ryo rero ryaje kubiconfusinga. Haza ikintu cyitwa ngo ni gender balance. Simbirwanya, yego ariko tugomba kuba careful uburyo tubikora. true Gender balance ntivuze ngo umugore afata umwanya w'umugabo cyangwa umugabo afata umwanya w'umugore. naho se biringaniye. Biringaniye ni gute? ni ukuvuga ubundi bivuze ko bagomba Kuresha mu buhe buryo? Imbere y'Imana turareshya nyine. kuresha Ariko mu butware ntitugomba kuresha kuko siko Imana yabidesigninze. yego Umugabo niwe wahawe ubutware, umugore aza kuba umufasha. ese ubu iyi gender balance ntiyaba yarashizwemo imbaraga kubera ko babona ko hari ukuntu abagore wanafinyiriwa? Nivyo nakubwiye n'iki iterambere rizana. Kuko rigeze aho ngaho noneho bari kuvuga ngo sina ngombwa ko ushaka umugore, shaka umugabo mugenzi wawe. Buriya byatangiriye kuri iyo gender balance. Nivuga ngo nyine ni umuzi, ni ibintu Satani atangira bukebuke. Atwistinga ico Imana yashizeho. Imana yagize umugabo umutware. Yamuhaye gutwara ibintu byose. Imaze kumuha ubutware imuzanira umufasha. Bikumva? So rero Satani wagerageza gutwistinga, ari kubwira abagore ngo nayo wabiki umutware. Waba umutware. Nawe ufite ubwenge urashoboye. Ariko abagore simbihakana muri abanyabwenge. Sibyo? Kenshi mugira n'ibitekerezo by'inyamibwa. Zaba no bintu bya accountability n'ibiki byose muri capable. Mushobora gukora ibintu byinshi cyane kandi byose bikanoga cyane. Nko mu mago ni karigihe umugore azateka ari koza amasahani, ari kumva radio, ari kureba umwana, ari no ibintu byose bikagenda neza. Abagabo ntago benshi ntibagira iyo capacity yo gukora ibintu bibiri cyarimo. Ngiye no kwandika message, ndi kwandika message umuntu akamvugisha sinumva. Ngomba guhagarika kimwe mu bibazo ngira kakuvugisha nkagira ngo wumvise kumbi wapi. Nukuvuga ngo mpagarika kimwe ndeke gusubiza message nkumve cyangwa se wanze yeke nyisubize then nkumve. Nuko gahunda ziba zimeze. Yego.
abagabo benshi niko bateye. So niyo mpamvu kuvuga rero Imana yabahaye ubwo bushobozi kugira ngo musapotinge umugabo mu nshingano muri mission Imana yamuhaye. Yego. Noneho rero divorce zizira hehe? Ubu ngubu nyine abantu basigaye babana ngo nuko bakundanye. Gukundana nyine ibyo ndi kubona no gukundana on site. Sibyo? Ariko nyuma yo kuba uri attracted n'umuntu, tuvuge ubonye umukobwa uri umuhungu cyangwa ubonye umuhungu uri umukobwa ukumva uramukunze. Ndaguha urugero impamvu ngubwira ko facts nazo urukundo rugendera ku ma facts. Yego. Sibyo? Ubonye umuhungu hariya on distance ukumva nyine uramukunze. Ukamwumva navuga ukumva uramukunze. Ariko yakwegera ukumva nuka mu kanwa. Ayiwe. Wenda ntagira isuku nyinshi yo mu kanwa. Biba bihari biti. Wakomeza ukamukunda? Oya. Ntubona? Usanze se wenda afite impumuro itari nziza. Hari abantu nyine bagira imibiri iproducing impumuro itari nziza. Si umwanda. Biri nko mu maraso cyangwa ni nk'uburwayi wenda butreating ni nk'iki. Ntibimuturutseho. Reka tureka ko ngako ko kumunwa wenda ko kunuka mu kanwa wenda nuko atiyitaho. Turi kuvuga no kuri iki ngiki adafitemo uruhare. Wakomeza ugakururwa nawe? Oya nukuri. Niko bigenda rero. Noneho hari igihe rero twebwe tureba kubigaragara ibyo byose mvuze ntabyo ufite, uhumura neza, uvuga neza, ikila kitu ni sawa, ariko ugasanga inshingano nahawe cyangwa umuhamagara Imana yama. Hari uwo twabiganiriyeho mu kiganiro kindi twavuzeho, reka niyo mpamvu mbigarutseho. Icyo Imana yampaye gukora nturi umufasha wacu. Bivuze umuhamagaro wawe. Wowe kalite n'ibiki Imana yagushizemo nawe n'ibikuri mu mutima ntago byuzuzanya na mission yanjye. Bikumva ni urugero. Niba ndi mu missionary ugasanga nkunze umukobwa mubonye hariya waje kureba ugasanga nabangaba wenda sinzi harabaye bitangwa na Slay Queen bakunda kwitaho no kwitindaho gusa. Utekereza ku bandi ari uko atakiri kwitekerezaho, which is never. Ntabwo byahura. Bitajya bibi. Uri kumva? Cyangwa ugasanga wenda nkuruwe n'umuntu utari n'umukristo. Nta kuntu se wamusengera agahinduka agakizwa mugakomeza urugendo. Uko guhinduka se gufasha imyaka 10. Ukayitegereza upfa kuba waramukunze. So iyo myaka 10 ugiye kuyibestinga kuko ntuzaba uri gukora izo ukwiriye gukora, uzaba uri gukora. Muri iyo myaka washaka undi mugore? Apana. Washakamo undi nyine ibyo bihura. Hanizo ndikubwira ngo uwo mubonye nkabona ntahuje niyerekwa ryanje ntarishigikiye. Adakijwe no musengera gukizwa wenda n'urugero ntanze, ariko ntibabivuze ngo ndamurinda ngo. Anyways, ibintu akenshi bipfa mwitangirira. Yego. Kutamenya uriwe bishobora gutuma ushaka utagashatse. Cyane. Hari abantu batiyizi igihe azitahurira agasanga yashatse wrong partner. Uwo badahuje. Akamubera igisitaza. Cyane. Cyangwa ugasanga nyine urahumirije uravuze ngo uyu mukobwa ni mwiza iki niki, ariko ntufata umwanya wo kugenzura. Kubera ko umuhamagara Imana yashize mu muntu urusha agaciro ibintu byose. Yego. Nukwanga ibindi byose biba bikwiriye kuza ari zo kushigikira.